hari ababibona nk'ibisanzwe, abanyonzi hamwe, abamotari hamwe, abacuruzi hamwe, atagisimene hamwe, abakarani hamwe, abakozi ba leta hamwe, abigenga hamwe, guhinga imbuto imwe kandi gashorwa kuri koperative imwe, yewe ab'imicere babe bamwe, ab'ibigori babe bamwe, leta zijye hamwe, leta z'ubumwe za Amerika, uburayi bwunze ubumwe, Afrika yunze ubumwe, amadini abamwe, mbega ugusohoza ubuhanuzi, mbega umugambi wari murimo kwihuta, kandi mbega ngurakirwa, akabi nuko udasoma Bibiliya ngo umenye ikirimo, ingorane no kuba mwisuri impumyi kubirimo kuba kandi binyura imbere y'amaso yawe. Bibiliya ngo bafite amaso ntabwo bareba. Mukosore ibyo abashinze ayo madini murimo banyuranije n'ukuri kwanditse muri Bibiliya. Ba Protestant twize ibyayo, murateganya gukomeza inzira mwatangiye mwasanzemo bene wanyu, bagaturika mukurikije inkomoko yaho mwaturutse, nubwo ngiye kongera kuyisubiramo mu magambo avunaguye. Mu mugane w'indirimbo yanyu, muzakomeza inzira mwatangiye. Yari amaze imyaka 21 avutse, ategeka Yerusalemu, amara imyaka 11 Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye, ntiyicishije bugufi imbere y'umuhanuzi Yeremiya ubwo yamubwiraga ibiva mu kanwa k'Uwiteka. Wenda reka mbesoreje ahangaha. Sogokuru wawe akose, iso ntakura icyitegerezo nawe akose, nawe nurangiza ugere mu kirenge cya so na sogokuru wawe. Muzi ko ariyo karande yo kamya amatorero. Yabwiye ko ibyabo konje aya madini ngiye kuyashyira ahagaragara, ibyayo bikamenyekana, abantu batabizi bakabimenya. Vatican II, les 16 documents conciliaires, uhereye ku rupapuro rwa 495, imuza amatora icyo bise ecumenisme. Muri introduction ihari iravuga ngo promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens, c'est l'un des buts principaux du Saint Concile Œcuménique de Vatican II. Uyu mugambi wamaze gutangira, Loni yakiriwe umushinga, leta z'ubumwe za Amerika zakiriwe umushinga, wateguriwe mu Burayi, Vatican iri waho promotinze. Murajyahe izo mekanizme de defense abantu bazana nta na rumwe rushobora kwemerwa imbere y'Imana. Niko bimeze, iryo ni hame nta n'uwarihindura. Reka nze mbasogongeze gato ibyayo madini abiri atandukanye n'andi yose mubona. Andi buriya mubona ari mu bigare nayo ubwayo atazi, bafite umwihariko w'ibintu bibi wabo bitabahana. Ayo matorero abiri, mbere yuko mbijyaho, ibihamya by'itorero imizingo, amigisha za buri gihembwe, ibyumweru byo gusenga, amavugurura, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ibindi byinshi cyane, ngaya matorero abiri afite ibitabo andi madini atagira. Mujya mubona imitwe y'insoresore zambare wagira ngo n'abasirikare. Jya mu Bagatulika uzabasanga y'abaskuti n'abasaveri, jya mu Adventist umunsi wa karindwi uzabasanga y'abajiya, urumva? Jya muri ADPR harabuzabona se, jya muri Zion Temple ntabuzahuriyeho nabo, jya muri Assemblée de Dieu ntabuzabona. Ariko kuki aba bantu babiri bafite ibintu byenda gusa, gahunda itagipfa guhinduka. Sanga misa yasomewe Kabgayi, niyo yasomewe mu Ruhango, isomerwa i Kigali, amasomo namwe niyo yasomewe i Burundi, niyo yasomewe i Vatican no muri Amerika. Gahunda ibari imwe. Mu itorero ry'Abadventiste usanga kenshi gahunda. Jya ndeba abacibwa benshi ngo bishe gahunda. Hari gahunda y'icyigisho cya mu gitondo, hari gahunda y'ishuri ry'isabato, hari gahunda y'amigisho, iki cya saa 5 wava kajya hano ugasanga ni identique. Cyo mwumva ibintu bigiye bihura. Jya mu Bagatulika uzahasanga ibitabo byinshi bivuga iby'abatagatifu n'imibereho yabo nuko biyambazwa. Jya muri ry'Abadventiste umunsi wa karindwi uzahasanga ibitabo, urebe ibyanditseho ngo abakurambere n'abahanuzi, usange bavimuzi, abantu bose bavugwa bakera, abahanuzi n'abami. Na Bibiliya ubwayo yaranizwe imyaka myinshi, Vatican irayiniga, yarayiciye yica n'abayisomaga. Ariko ndabamenyesha ngo ibyo bagerageje byarabananiye. Twabonanye n'Umukiza yaratwakiriye, atugira abana be, adufite mu biganza bye, kandi bona nubwo mwakwitabaza leta noneho zo kuyandi masi, nimuzatuvuvunura nabuke nabusa mu biganza by'iyatubabariye ibyaha. Abihamya ku mugaragaro kandi ni ihame, niko biri. Katolike nababwiye ubushize inkomoko yayo, ubu mbasobanuriye umugambi ifite. Iya mbere, Umugatulika wese yava akagera, niba yifuza kujya mu ijuru, azibukira inyigisho zose zikomoka i Roma, yite kuri Bibiliya ntagatifu. Abantu bave muri Babuloni kuko ateretse amahanga yose inzoga, mubyumve neza, cyangwa se yitegure kuzahabwa ku bihano n'ayizahaba. Hano bakora umudugudu w'igomero ngo muzinjirana mu ijuru ubwo busembwa. Ntabwo ijuru ari ingarane, ntabwo ari ikimoteri, ntabwo ari bubere, umwanda wose uzajyamo.
dushimye Imana muri uyu mwanya kuko iduha akanya keza ko kwiga ijambo ryayo. Reka mbere yuko dutangira mbanze shimire abantu bari hirya no hino batwereka ko badukurikiye kandi ko bishimira ubutumwa bwiza bugenda bukangurira abantu kujya mu ruhande rw'Imana bakava inyuma y'ibinyoma byashyizweho n'abana b'abantu. Mu gutangira ikigisho cyacu reka dusenge. Mana Nyagasani, turagushimye wowe waturinganirije ijambo ryawe ukagena ko kugira ngo turyige